Dogita muramukena ahejo akazi yo gasoje mitajya kuryama karuhuka. Nkirangije ibitabo by'akazi umubyeyi kuva uruhinja rubonye amakoro Imana yarangiye kindi bakanda nkareba hari ahantu ngo numvise ngo hari ibyana bishya sigaye no kugenda nkareba uko nisayidera ku cyaro kanda kabari sekeke ngisoza akazi nagasoje dogiteri ya w'ibitaro yasinye ko nagasoje ko mubiri naho mubiri bukire gituma umuntu agomba kwisayidira akazi nagasoje nta kindi bambaza mubyeyi mubyaje uruhinja rushyize hari uruhinja rushyize hari ubu nta kindi gihe bambaza nuko kujya kwiryohereza nkayo ahantu ngo numvise ngo ahaye ibyana bivuye ngorodoka urabifatirana ntibiba bizi byari byo babandi bose uzi baragiye hari ibyo nageze gusanga aha ngaho ujyaho ugasanga karakabase ya bose baragiye isarabwaye urarize ugasanga ni kuruta baragiye y'abantu barabashyashya beza baturutse mu cyaro bari amateke bari ibikoro bari ibisusa n'umushogoro ajya gusa dogiteri singo yasinye konje nzanira abakobwa b'abakobwa aho ngaho singo dogiteri w'igihugu nzanira banyereke bashyashya ariko nyiranga ufite abakobwa bashyashya wasibye bimwe byabashyashya singuyu se uyu bamuzanye mu gitondo gahunda uwo bamuzanye mu gitondo ahubwo agira vuba bataramugutanga ubwo se ntabwo ari ese wize bazanye n'ibitanda nta mpamvu zo kongera kubasohokana mujyana ba butanda bwanyu murwaye n'imbere ibitanda babizanye rwose bishyashya bajya kubereka umuntu se avugana nande ni manager ni yanyishyura bishyura ngahe uwo nguwo urabampaye 10 icumi ryuye se ibihumbi 10 ahubwo uri kuntinza kandi abakiriya ni benshi bari kumamagara ubu gahunda irimo y'ibihumbi 10 nyishyura ariko Yimama rinete rekade konde nagera kuva nasoje akazi je nasoje akazi ibindi ntibindi gusa ndayataye ariwe nimwe ntacyo andise mu bwicumi ubu ni uwo kugura 10 ese wamujyame nyine mpereza imariko bindi murabimasha nawe ntukajye ndushya mpereza numuza kunyishyura neza numuza kunyishyura neza jyana mujyane mwana w'ikisase hakazi gukora koko subiza amafaranga yanjye ari gusaba nakuguze kumenya ko ari kubizagenda ntabwo nta romantike nta kwigira genda abona ukuntu kigeze ntabwo bakwicabazanye nabibabwiye none se ubibabwiye kigeze gutya kigira gutya nagende twese ko twamenyereye suko umva ugomba kubayobora ukabayobora wese waje umeze ute nanjye naje ntabwo ugenda ubabwiza ukuri ko nawe ariko waje umeze ahubwo basanga batoze ikinyabupfura mu kanya kandi nawe ndaguhamagara hari umukiriya wambwiye ngo kagukeneye wamamagaye kuri telefone aho bose yego namahoro ndakubona yego yabamukira w'imena najya ngora umuntu ufite akazi uyu najya ngora uyu rero afite umukobwa yapatanye ndumva wa wundi wahoze azana abafana muhamagare rero uriya mukobwa nta wundi ni Kazungu wamupatanye niyo haje bikaba bimushaka umva uriya koko se wa mukobwa wawe aha mpereza nyicura ejo bundi haje kigabo gishaka uyu munsi yongereho arabizi ubwiza ukwaje yongeraho barambye ngara yandimo izindi kubereti wazanye shyashya barahari bashyashya ariko wowe wapatanye uriya ejo bundi haje kigabo mu gishaka uriya yarakwemeje reka nza muhamagare Jane baragushaka banguka umuntu wawe yaje mpereza zana yose mpereza Kazuba ariko se Kazuba mpereza yawe gitekese yuko wujya ubura amafaranga mumeze neza umuntu wawe twarajyanye umva yaramupatanye nawe ndagiye mutana nawe mugenda
Ndebera nari nayakorera se ndebera ngiye gushora umushinga ngiye gushora umushinga rwose uyu mushinga ubamo amafaranga muraho neza muraho yewe mukomera umukino ugira w'inyasino ire umukino w'inyasino nabonye hano aragereke bibiri namubwiye ko atazongera kujya agereka icara hasi wowe uzawimeza ngo bimeze biteze ari buri munsi uje hano muri mago bibiri ni bibiri koko erega ukora iki se ubundi umuntu acukura inoza ibyobo by'amatuwarete niba ndumuyede nkora akazi k'ikiyede niba nzanye amafaranga nawe ntabwo ukwiye kugura umugore ubuze mwari ukorera niba uri umuyede none se mfite umubiri se umubiri wakiriye ufite ngo uzamusure oya ariko bibiri byabizana buri mugoroba arabijyazana niwe wakorera mbese bazanjyazana bibiri mu gitondo na nimugoroba akazana buri munsi data Jenny ohereza umukobwa aho ngaho oya bibiri se byose amafaranga ariko rero nawe muri aya mafaranga hari bibiri urebamo yabavuga none se aya mafaranga iminsi ibiri ntabwo arabashize ntabwo zo nzagaho mwerewe n'uyu se bibaje ni ukuri kw'Imana ubwo ndakuganiriza bike ariko ntabwo uri bumane hano ibitanda biri hano byanaze ariko ntabwo mugumisha hano ntabwo ibitanda biri hano mwabiryamaho byana byo kumurebera iwanyu byanaze reba ibintu uba wamwambira wowe se ubundi urasa ngarurira ese jyana subiza amafaranga yanjye imbere ese jyana cyangwa gusubiza amafaranga ngarurira rero twigendere ntabwo ngugarurira jyana kano kazi sinzi ko nzagashora ariko utagashobora iki wowe jyana ibyo bakujyana utagashobora uzabuzwa n'iki ngo bakugarurire ntayo nkugarurira niba ushaka ko nkugarurira icara aho bakuzanira undi niba byaruta byaruta rwose Jene niba wumva utangarurira ohereza undi hano hari umukiriya we bune n'akasamutwe ngo ntamushaka ariko ngo nuko amafaranga yanjye ari make niyo ntabwo nkugarurira bagiye kukuzanira undi bitanu umuntu ntarakaraba yakubwiye ntarakaraba ariko agahunyu ni kose ariko ibi bisa nk'ibisabirana ubwiye ngo amayede witeza niwo ibisabirasabirana amafaranga ibihumbi ntabwo nkugarurira yongereho urazi wo mvuga muza mu Jene ninde ukubwiye ngo wohereze ndebera koko muri 2020 baramugushira bibiri ngira mukanda akanyenyeri nuko kanda akanyenyeri ndo mukenyamana shiramo nimero yawe shiramo iyo telefone y'ibihumbi magana banza surebere reba umwana wawe umaze kumenyera mama yangu umaze kumenyera akazi cyane enda nashyiramo intuze bya bindi ngo niba ari imibare y'ibanga uretse ariko umaye bitanu shyiraho 15 nasize reba ariko turanyishyuye ureka wa ntabwo message yavuze sibindi shyira hasi ntabwo message yavuze mani nakwishyura urajya mbani sibiki akira yisigarana ndakwimereza Jana naso ariko niba utumye matuwarete telefone gurangaye ariko niba muteye umujinya karaka kabamenya ari akashi abashini bo bagira umujinya nkuko imana yangiriye umugisha nkabonamo inzoga iyo nza kubamo inzoga mpereza arebye umamanya y'umukobwa ati ngo bayisigarane uriya n'isambu azayigurisha se ndayishyira reba hano ibika kure umva ndayishyira he aje akamfasha nkwereka kuko njye abashirero nibo bagira umujinya kuri umugabo w'umushi ngo bamuteye umujinya yikata ibintu ngo umugore we yasanga none uriya nawe atanze telefone kubera ko umusuzugura ariko nibyo hano uri mu kazi oya ntayo musubiza reka nze nkwereka wanyishyira hano so ntayo musubiza Jene nyorereza wa wundi ye nabanguke ndashaka kwakira abandi bakiriye
nguza witotomba ko ndabasasa y'amazuru yafatanyije n'umuntu mana se aka kazi ubu koko nzakabasha umva bazagutanyura ntacyakuza ndaje nisubiriye ku ujyaza akazi nagarakanje yego ndakubwiye nagarakanje mbabariraho umwanya muto naringiye muri wakanda ye ntabwo uzagakora umva yego uzagakora nzagucuruza paka nkumaze mu bwoko sawa ndakuvugisha yanshyirira kuri telefone mama wanjye arabizi ko wajyaga wigira ubwira ngo nta soni wajyaga ni waje uje kwaka akazi iyo bimenye isa nyuma yego ubwo nawe wasanga karindwi ku 10 murakoze cyane so bwaratukuye sawa oya koko mana wasanga umusuzuguye uriya ntasize makumyabiri makuru ni meza ese neza ya gahunda tugenza akira ngeze simba mbizi ikibazo ako gakote se mba nakubikira kare noneho bazanye n'ibitanda se n'aya mafite yashyiraho ngaho bazanye hafi ngaho jyana ubundi reka ngwize reka genda ese wowe jyana wese wariko none ariko se yari muri Chishwana sha mama gabanye ibyo ni ikijyana rata umva bazaga ye naba kakaza ariko nabe cyane manu rekiyongera ubashyira muri kakumba k'inyuma y'igikoni aho mutekera uwo ntumushyire kuri bya bitanda